b'ibiganiro byacu mbahaye ikaze kandi nshima Imana n'ubuntu budasanzwe cyane kuba tukiri bazima njye nawe uyu munsi tukaba duhuriye none ku meza y'Imana dushonje dufite inzara n'inyota yo kugaburirwa ijambo ry'Imana. Matayo 5:6 aratubwira ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko bazahazwa. Imana iguha umugisha rero kubwo kugira inzara n'inyota yo gukunda ijambo ry'Imana, kuko iyo urikunze biguhesha gukiranuka ukaba nk'uko Imana ikwifuza. Yesu rero aduhana umugisha. Nagira ngo rero n'abatindiye dutangire twige ijambo uyu munsi. Nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo uhiriwe ninde. Dusome Zaburi ya mbere umurongo wa mbere tugeze ku wa 3. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Ijambo ry'Imana kenshi cyangwa Imana ikunze guha abantu amazina atandukanye bitewe n'ibyo ishaka kubabwira cyangwa se kubavugaho. Yesu ashimwe. Hano dusomye muri Zaburi ya mbere, ijambo ry'Imana rigereranije umuntu wese wizera Imana ko ari igiti cyatewe hafi y'umugezi. Hari ubwo rero Imana itwita igiti ko bimeze, ariko hari ibiti by'ubwoko bwinshi, ariko twebwe turabirebera mu cyerekezo cy'ijambo ry'Imana. Tubirebe muri Yesaya 61 umurongo wa 3. Yantumye no gushiraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Urumva rero ko twitwa ibiti byo gukiranuka, ukuvuga ngo ntabwo ari igiti icyo ari cyo cyose, ariko ni igiti cyo gukiranuka kandi cyatewe n'Uwiteka. Muri Zaburi ya mbere hatubwiye ngo icyo giti noneho ntabwo gitewe ahantu hari ivu, nta nubwo ari ku muhanda, ariko ngo gitewe ahantu hari umugezi, ngo bityo rero bikagitera kugira gute kwera imbuto igihe cyacyo, n'amababi yacyo agatoha. Uwo muntu rero ngo niwo bitwuhiriwe. Ariko hari ijambo rimwe rikomeye tumvise ngo nuko gitewe hafi y'umugezi. Uwo mugezi se ni iki? Yesu ashimwe. Nkuko bisanzwe igiti kugira ngo gishobore kumera neza, bavuga ko ibiti byose bitewe hafi y'imigezi biba ari ibiti byiza cyane. Uzabirebe niyo unyuze hafi y'amazi, usanga iyo wabonye ibiti ubona bisa neza, ntabwo biba bisa n'ibiti ibyo ari byo byose. Yesu Kristo yaratubwiye muri Yohana 7 umurongo wa 38, ngumyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Hari rero imigezi, hakabaho n'umugezi. Umugezi twe dufite ngo uwizeye Yesu Kristo cyangwa se umuntu wese wizeye Imana agira umugezi w'amazi y'ubugingo utemba muri we. Tuzi ko amazi y'ubugingo aba ari amazi meza, ni amazi unywa ntagutera indwara, cyangwa se wakoresha ikintu icyo ari cyo cyose ntugire ikibazo na kimwe mu mubiri wawe. Noneho ibyo biti bitewe hafi y'uwo mugezi. Haleluya. Bibiliya ikunda kuvuga cyane ku migezi. Ugiye no mu Byahishuwe 22, ngo anyereka uruzi gutemba rw'amazi y'ubugingo, ngo ruri hafi y'umwagazi w'intama w'Imana. Amazi rero ni ikimenyetso cyiza kandi agira umumaro ku bintu byose. Ubuzima hano ku isi budafite amazi bwapfa, ariko noneho ngo ayo mazi atemba ava muri twebwe. Ni ukuvuga ngo imitima yacu nibika ayo mazi y'ubugingo, bigatuma noneho duhana na cya giti gikiranuka, kikagira gute kikera imbuto igihe cyacyo, igihe icyo ari cyo cyose. Cyo nikigira ikibazo ngo amapfa yateye, ngo izuba ni byinshi, cyangwa se imvura yabaye nyinshi, icyo gishinzwe cyo ni ukuguma kuri uwo mugezi kikera imbuto zacyo. Yesu ashimwe. Haleluya. Niyo mpamvu nanone Yeremiya yongera bivuga ku gice cye cya 17 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8, ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro,
ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Yesu ashimwe. Mu yandi magambo bisobanura ko iyo ugumanye Imana mu buzima bwawe uri umuntu yera imbuto nka kuri igiti gisanzwe cyera imbuto, cyangwa se kitakwera imbuto kikaba ari igiti kibereye ahantu mu busitani, kikaba ari igiti abantu bugamamwo, igiti abantu bashobora gufata wenda nk'amashami yacyo bakayatakisha mu nzu, cyangwa se amababi yacyo akaza kugira umumaro. Usomye no muri Ezekiya 47 naho haravuga cyane ku biti bitewe hafi y'umugezi uburyo amababi yacyo amera nk'umuti agakiza abantu. Rero twahamagariwe kuba abantu batewe ku mugezi cyangwa se bafite imigezi muri twebwe, ariko rero iyo migezi ivana n'imyitwarire wewe ufite. Waruzi agakiza n'ubuntu twaragahawe. Iyo tunabisomye mu Bakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 21 haratubwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kuva wakiriye Yesu menya ko ufite ubugingo muri wewe kandi twarabihereye ubuntu, ariko ikibazo gihari kugira ngo ubashe kuba cya giti cyiza nuko ubuntu twarabuhawe, agakiza twagahawe ku buntu. Hari ukuntu Imana igusaba kwifata nk'ukuntu twabisomye muri Zaburi ya mbere. Turi burebe ibintu bimwe uno muntu yirinze cyangwa se adakora cyangwa akora kugira ngo abashe kuba cya giti cyiza cyera imbuto abantu baryaho, kuko tuzi neza ko ijambo ry'Imana none ryongera katubwira ku mbuto z'umwuka wera. Imbuto rero zikora iki? Zimaze iki? Imbuto ziraribwa, imbuto zirongera zigaterwa. Haleluya. ngo kandi twatewe n'umurima w'Imana kugira ngo tuwiheshe icyubahiro. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ubuntu twarabuhawe n'agakiza, turabakiranutsi b'Imana nibyo, ariko ntabwo tugomba kugira inyifato zinyuranye n'igiti gitewe hafi y'umugezi wenda wanduye. Imigezi yacu rero ishobora kwanduzwa bitewe n'umuyaga uhari, cyangwa se ahantu ibintu basutsemo, gutyo ugasanga icya giti kugira ngo cyere imbuto kigapfa, amababi yacyo akuma, ahubwo kikanuma bakakirandura bakakijugunya kubera ko ya migezi yanduye. Imana arangije kuduha umugezi w'ubugingo, ariko Bibiliya atubwira mu Migani 4:23 ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Yesu ashimwe. Umva, umutima wawe niwe ubitse ubwo bugingo mwene data, ariko nagira ngo ubaze uburyo urinda bimeze gute? Kenshi dukunda kuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo ritubwira gutyo, ariko kuki mbona numye, kuki mbona imbuto zitakiza? Ariko ikibazo nuko umugezi wawe waratobwe bitewe n'ukuntu wifashe. Yesu ashimwe. Rero umutima wacu urarindwa. Agakiza rero twaragaherewe ku buntu, ariko hari ukuntu tugomba kwirinda ibintu bimwe bimwe biza kwangiza umugezi Imana yadushizemo. Unyizera wese inzuzi z'amazi y'ubugingo zizatemba ziva muri we. Ariko ikibazo gihari ni inyifato twebwe biti byakabaye byitse byo gukiranuka, ariko hari ukundi kuntu dusigaye tubaho cyangwa se tugendera mu bintu bigatuma ya migezi yacu itobekanga. Cya giti cyahuye n'ibibazo kubera imizi yacu itashoreye mu mugezi mwiza, ahubwo gisigaye gitemberwaho n'amazi mabi kubera imyanda ubuguruye. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo turinde imitima yacu, uwo muntu ntakurikiza imigambi y'ababi. Gukurikiza imigambi y'ababi ni ukuvuga iki? Ubundi imigambi ni ikintu umuntu ashobora kuba agambira afite mu bitekerezo bye, hanyuma mwaba muri kumwe ukugurura umutima ugatangira gukurikiza imigambi y'ababi. Kuvuga ni ibintu biba bije kwica, kurimbura no gusenya, nk'uko Satani ameze muri Yohana 10:10 niko Yesu yavuze. Iyo ukurikije rero imigambi y'ababi, ntabwo ubwo kibaye cya giti cyiza, kuko uba washyizemo umwanda muri ya mazi yawe, cyangwa se wa mutima wawe ukinguriye urugi bigushira mu bikorwa by'ibibi. Haleluya. ngo hanyuma ngo ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Guhagarara mu nzira z'abanyabyaha, iyo ugendanye n'abantu batizera, nta kintu kiba kibayobora, baba bayoborwa n'amarangamutima yabo n'ubwenge bwabo. Usanga bahagararanye nabo bigenze biti. Bibiliya tubwira ngo ntimukabebereze Satani, ngo ntimukamuha akanya, kuko ameza yantare ngo ishakisha umuntu ishonshomera kugira ngo imumire. Haleluya. Ariko bavuga guhagarara ntabwo babisobanura ngo igihe wari muragenda ushobora kuba wicaye ariko ukaba uri mu nzira y'abanyabyaha, mwicaranye iburyo n'ibumoso, ariko ikiva mu muntu
nicyo gishobora kukwanduza kubera ko wahagararanye nabo ugasanga ya mico yawe yahindutse naho umutima wawe na bwa bugingo. Haleluya. Tugomba kurinda umutima wacu kuko ariho amazi y'ubugingo aturuka. Noneho ngo nicaranye n'abakobanyi. Abakobanyi ni abantu babona gusa ibintu bibi kandi bakabigushiramo nawe ugasanga nawe wacitse umukobanyi. Umukobanyi ni ikintu cyose kiza gituma uva mu mwanya wakabaye urimo ukajya mu wundi mubi utifuza. Agakobanyi ashobora kuba ari ikintu ukunda cyangwa se ahantu ukunda ugasanga wahicaye, cyangwa se abantu ugenda ugasanga iyo baje uricujije nyuma uravuga ngo kuki nagiye kwicara nabo, ndumva hari ukuntu umeze, ndumva hari ibintu ngomba kwihana, ndumva hari ibintu bitatunganye neza muri njyewe. Umwuka wera aba ari muri twebwe kugira ngo atwigishe ibyaha n'ibitari ibyaha. Yesu ashimwe. Ngo ariko amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi ayibwira ku manywa na nijoro. Ese Imana iravuga iki ko nicaranye n'abakobanyi? Niki nsaba? Ese aho sinaba ndimo gukurikiza ibyo bavuga? Ese Imana iravuga iki iyo ndi mu nzira z'abanyabyaha? Iransaba iki? Iranyibutsa ko ndi umukiranutsi. Kiranuka twibuke yuko ari kimwe mu mbuto z'umwuka wera. Zaburi 119 umurongo wa 11 akatubwira ngo nabiki ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo nta gucumuraho. Nta kindi gituma rero umuntu arigendana. Haleluya. Ese urukumva uhiriwe muri iyi minsi? Oya, nturebe uko ibintu bisa, nturebe uko bihagaze, ariko nabwira nkubwire niba amategeko y'Uwiteka ariyo wiyumvira ukayatekereza ku manywa nijoro kugira ngo udacumura ku Uwiteka, nta kindi umenye ko uruhiriwe kubera ko utewe ku mugezi, kubera ko ufite ubugingo bwawe urinda. Haleluya. Ntabwo ushobora kuba umuntu w'Imana udakunda ibyayo. Tugomba kugira umwanya wo kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu, tube kuri uwo mugezi, hanyuma imbuto zacu zizera. Ibyo ni ingaruka nziza ziba ku giti iyo cyatewe ahantu heza gifite ifumbire, iyi mizi yacu ishoreye ku mazi meza atanduye atarimo imyanda cyangwa se ibintu bigica imizi, kikera imbuto zikagwira, abantu bakazirya cyangwa se abantu bakacyugamamo cyangwa bakagitakisha. Byose uyu munsi umenye kuhiriwe ari uwirinda biriya bintu bine akagumana ubugingo muri we. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguhe umugisha cyane. Ngo kandi icyo azakora cyose ukizamubera cyiza. Haleluya. Ese urashaka kwitwa uhiriwe? Nagira ngo uyu munsi umenye iki Zaburi ya mbere tubwiye, nuko gusa ibanga sirindi nuko utagomba gukurikiza imigambi y'ababi. Ntuhagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiwicare n'abakobanyi, ugatekereza ijambo ry'Imana, ukarinda umutima wawe ko ariho iby'ubugingo bituruka. Yesu aguhe umugisha. Reka dusenge rero, nugira n'akanya kawe wongere usubiremo usenge kugira ngo ukomeze kuguma uri igiti cyatewe n'Uwiteka kandi kimuhesha icyubahiro. Mwami Yesu, ndagushimiye ko ibyo wadusezeranije ari ukuri. Waravuze ngo ukwizera wese amazi y'ubugingo azatemba ava mu nda ye. Ndagushimira yuko waje muri twe. Umuntu wese yakwizeye arimo kunyumva uyu munsi, akaba yarumvise ko imigezi ye yagiyemo imyanda, umugezi we yarakinga umutima mu kubana n'abakobanyi, mu gukora ibidatunganye. Ndasabye kugira ngo umwezeshe amaraso yawe Mwami. Ni wowe gusa ruzi rutuma ari inyota kandi rutanduye. Ndakwinginze mu izina ryawe Yesu Kristo, uzi ko nanjye mbikeneye Mwami. Twese utwezeshe amaraso yawe y'igiciro kugira ngo dukomeze kuba ibiti byo gukiranuka biguhesha icyubahiro mu gihe cyose. Ngo ibyo biti byera imbuto mu gihe cyose. Mana, amapfa natugeraho, izuba rigacana ari ryinshi, tuzakomeze kwera imbuto zacu. Ndagushimiye ko imbuto zawe urimo kuzikuza muri twebwe. Ndagushimiye kubwo kuduha umutima wo kwirinda, imbuto yo kwirinda kugira ngo Mwami dukomeze kugira ubugingo bwawe, kugira ngo tuzabera abandi ibiti byo kugamamwo, ibiti bibaha imbuto nk'uko wazitugeneye Mwami. Ndagushimiye ko umurimo ukiri wawe kandi waravuze ngo uzabe mwiza, ngo kandi ngo data ni wawe uvomera akawukoramo umurimo. Ukora umurimo wawe rero mu bana bawe Mana, udukoremo umurimo kugira ngo tube ibiti urebe uri mu ijuru unezerewe, ukumva urishimye. Amababi yacu atanga ubugingo. Erega amababi si ikindi, nibyo wadushizemo, nibyo uduha tukavuga, nibikorwa udukoresha Mana bikaguhisha icyubahiro nk'uko bivuze. Ndagushimiye rero ko bikoretse kano kanya. Izina ryawe ryubahwe. Amen.